ikigeragezo gitoya kibonye aho gifata kirakuzengereza, n'icyaha gitoya kibonye icumbi gikingurira ikinini. Hari abarokore mwumva intambara ziri mu itorero rimwe ziri no mu rindi, mukajyaho mugaseka, kandi mureke mbabwire mpagaze imbere yanyu, nakodeshaga inzu y'ibihumbi 20 kwa muganga bamfagitira miliyoni 20. Gambi Imana igufiteho yimura ababisha bawe bakazinga, inezezwa no kuduha tugeneye tukayitura umutima wo kunyurwa. Ibi ngibi dusenga ngo bikore ngo bigaragare ko nasenze, irabizi ko igihe cyo kumurika imirimo kitaragera. Ibi bintu dukora bya wasake by'amazi Ezekiya wabizanye, arwaye arahindukira abwira Imana ngo mfite impamvu ebyiri zituma ndapfa. Aravuga ngo icyambere, ikunda ko tuyishima mu gihe turi kurira. Ndabyanga ku rwego mbyanga nyine, n'Imana irabizi ko mbyanga. Hari umuntu uguha itike akabona wari waje guca inshuro, none agakompara itike yaguhaye n'ubutumwa watanze. Hari abantu bazi ngo imirimo yabo yamaze kugeraho bashaka kwigera. Hari abantu bazi ngo Samusoni yishwe nuko yaterese Delila. Oya, cyubahiro Imana ntabwo ikibonera mu biganza tuzamura tugira dutya. Icyubahiro Imana ntikibonera mu mirindi tugira turi gusirimba. Bibiliya iravuga ngo babone Ijwi ry'Umukanguzi. Twaritse umukozi wawe Anicet ku munsi wa none wateguye ugiye kutugaburira muri uyu mwanya. Yagize umwanya wo gutegura, yagize umwanya wo gusenga, yagize umwanya wo kuganira nawe. Hari byinshi wamushize magiye kugeza ku bwoko bwawe. Turagushimye muri uyu mwanya kugira ngo ubane nawe, ubane n'abagiye kumva ijambo ryawe. Udukingurire ikirere cy'ijuru muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Reka tugukomera amashi tukwakire muri uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kubwa Christo Yesu watwunze n'Imana. Imana ishimwe. Ndaza kubinginga tuze gufatikanya gusoma igitabo cya kabiri cy'Abami, ariko kandi turaza gusoreza kuri Yeremiya n'ubundi. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 20. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 20. Ndaza kumera nk'usomye imirongo miremire. Turahera ku murongo wa 12. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya 20. Turasoma duhereye ku murongo wa 12. Ndibwira ko twahageze. Aravuze ngo icyo gihe Berodani mwene Berodani umwami w'i Babuloni yohereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise yuko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, feza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati, ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he? Hezekiya aramusubiza ati, baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni. Arongera aramubaza ati, mu rugo rwawe babonye mwiki? Hezekiya aramusubiza ati, ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye, nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse. Yesaya abwira Hezekiya ati, umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, ni ko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Hezekiya abwira Yesaya ati, ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Arongera aravuga ati, none si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho? Ariko
indi mirimo ya Hezekiya n'imbaraga ze zose, nuko yafukuye ikidendezi agaca umukore wo kuzana amazi mu murwa, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Hezekiya aratanga asanga abasogokuruza maze umuhungu we Manasi yima ingoma. Amen. Turaza gusimbuka turebe muri cya gice cya 29 dufitemo insanganyamatsiko, gice cya Yeremiya 29, aho dufite insanganyamatsiko. Ndaza gusoma umurongo waho umwe wa 11. Haravuze ngo erega NZ'IBYO nibwira kubagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yongeye kuduha uyu mwanya, kandi twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero butwemereye guhagarara imbere yanyu, kandi namwe mwemeye ko tuganira ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Abantu tutaziranye, amazina ni Ev.Anicet, ndi umukristo, nsengera kuri paruwase ya ADPR Remera, mfite madamu n'abana. Ngiye kugirirwa umugisha wo kuba muri uyu mwanya wo kugira ngo twongere twiboheshereza amakamba yo mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Ndumva nshaka kuvuga ku migambi y'Imana, ndumva nshaka kuvuga ku mugambi w'Imana ku muntu wayo. Bibiliya iravuze ngo erega NZ'IBYO nibwira kubagirira. Ibintu Imana yibwira kugirira abantu, umuntu ashobora kubyumva muri iyi context ko iby'Imana yibwira nibyitekereza kuri twe, kandi ibyitekereza nibyigambiriye gukora. Naho nshaka ko dukuramo ijambo tukaganira ku mugambi w'Imana. Iri jambo Yeremiya rihanura, musubiye inyuma mu gice cya 27 cy'igitabo cya Yeremiya. Aha turi gusoma, nanze gusubira inyuma cyane muri ibi bitabo kugira ngo ntaza kubarushya. Musubiye inyuma mukareba iki gitabo, Yeremiya yareretswe mu gihe cy'umwami witwaga Yehoyakimu. Arangije abona ubwoko bwa Isiraheli bugiye kujyanwaho iminyago, abona bagiye kujya mu gihugu cya Babuloni. Arangije aragenda abwira umwami, niko Imana yamubwiye, aramubwiye ngo fata ibiti ubikoremo imbago. Iyo tuvuga imbago ntabwo ari ziriya z'insimburangingo, zari imbago bakoreshaga mu buryo bw'amapingu, mu buryo bwo kubafunga. Hari izo yashyiraga mu ijosi, bivuze ko ari umutwaro w'uburetwa Imana igiye guhekesha abantu. Hanyuma arababwira ngo ni gutya muzamera. Yari umuhanuzi w'ibimenyetso. Bwashize turi kuganira, narababwiye ngo abahanga cyangwa abasesenguzi w'igitabo cya Yeremiya bakunda kuvuga ngo ni umuhanuzi w'amarira cyangwa w'amaganya. Ariko mbere yo kurira no kuganya, Yeremiya yari umuhanuzi ukoresha ibimenyetso kuruta imvugo, kuko ibimenyetso Yeremiya yakoreshaga byatumaga abantu bakangukira kumva Yeremiya, kandi burya ibimenyetso bitinda mu bantu kuruta amagambo. Rero Yeremiya yakundaga gukoresha ibimenyetso, yambara imbago mu ijosi. Arababwira ngo nuko Abisirayeli bagiye kujyanwaho iminyago. Ikibabaje bagendeye iki? Ubwashize narababwiye ngo banze kuruhuka amasabato. Imana iravuga ngo ubwo mwanze ikiruhuko mukaba mushaka gukora, ndabaha bakoresha uburetwa, mwumva agaciro ko kuruhuka. Wenda nimugaruka muzongera munyibuke, mujye mweza iminsi yanjye. Ikindi cya kabiri bazize umwami, mumbabarire mbivuge muri iyi context, bazize umwami Hezekiya wabaye umwami, ariko kandi ashaka no gukora imirimo y'ubutambyi. Amurika ibikoresho byo mu nzu ye, uretse no mu nzu ye yerekana n'ibyo mu nzu y'Imana, uretse n'ibyo mu nzu y'Imana akora mistake ngo yerekana n'intwaro barwanishaga zose. Azeretse abagabo b'i Babuloni bazanwe na Birudani, wari waje. Birudani ameze nk'aho ari sekuru wa Nebukadineza. Nebukadineza, nubwo tureba Babuloni ari Nebukadineza uhari, ariko ntabwo ari byo byatangiriyeho. Muribuka mwese, abakristo benshi baza amasengesho ya Hezekiya asenga, baza amasengesho ya Hezekiya
asenga arwaye, yararwaye igisebe. Bibiliya iravuga ngo ni igisebe cy'umufunzo. Hanyuma abona biramuviramo gupfa. Yari yacuditse n'inshuti cyangwa se inshuti ze bari abanzi ba Yerusalemu. Yakundanaga n'igihugu cya Babuloni ku rwego Ezekiya arwaye, umwami wa Babuloni yafashe ingabo arababwira ngo nimwikorere amaturo, mugende muturire umwami Ezekiya mumubwire yihangane. Ezekiya ngo bimukora ku mutima, aravuga ngo abantu baje kundeba bakanturira, aravuga ngo nta kindi nabitura. Aremera asindagira, atajyaga ava aho arwariye, atajyaga asohoka ngo ajye no mu nzu y'Uwiteka, ariko arasindagira aravuga ngo mutubaraga dukeya mfite ndashaka kubereka iby'igiciro cy'Imana ya Yerusalemu bibitse hano i Yerusalemu. Arabatambagiza mu bintu Imana igambiriye, mu migambi y'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ijambo ryarambwiye mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 37 haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ugeze 45 haravuga ngo kandi hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Mu bintu Imana igambirira iteka ryose, igambirira kwihesha icyubahiro, kandi kwihesha icyubahiro kw'Imana habamo icyubahiro. Imana ntabwo ikibonera mu biganza tuzamura tugira dutya. Icyubahiro Imana ntikibonera mu mirindi tugira turi gusirimba. Bibiliya iravuga ngo babone imirimo myiza yanyu bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru. Imirimo myiza y'abizera niko guhabwa icyubahiro ku Mana. Twebwe tugira amarangamutima menshi ku buryo buri muntu abwira Imana ngo nguhaye icyubahiro mu buryo runaka, ariko icyubahiro burya Imana ikunda icyubahiro cyayo mu gihe twebwe twacogoye. Ikunda ko tuyishima mu gihe turi kurira. Ndababwira impamvu. Iyo tunezererewe Imana, ibyishimo byacu bikaba bifite impamvu ku bigaragara, Imana ibona ko tutishimye, ahubwo ni morale twatewe n'ibyabonetse. Ariko iyo dushimiye Imana muri ya makuba tukayibwira, kuko niko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mubiriho byose mujye muhora mushima. Imana ibona ko iryo shimwe ari iryo gushima gukiranuka kwayo, kabone n'ubwo imirimo abantu bitirira amashimwe itari kuboneka. Kuko mu makuba nasomye ijambo riravuga ngo, numvishe n'umuririmbyi yararirimbye yaravuze ngo mwituze no mu byiringiro hajya havamo igisubizo. Ezekiya aho kugira ngo ashime Imana mu mubabaro we, arahindukira abwira Imana ngo sinshaka gupfa. Afata n'impamvu zisa n'izacu za none, abwira Imana ngo hari ikintu cya mbere kindengera. Nkigera ku ngoma nasenye ikigirwamana. Abisirayeli bava mu butayu, muribuka ko Imana yarababwiye ngo murarame murebe ku nzoka. Iki gishushanyo cy'inzoka cyari cyakozwe na Mose, murabyibuka, ngo ubusagwe bw'inzoka burabavaho. Bageze mu gihugu cya Isirayeli, ntabwo ya nzoka bayiretse. Bafashe umuringa bawukora nka cya gishushanyo cy'inzoka, baravuga ngo iyi niyo yadukijije bwa bumara bw'inzoka zatuririye mu butayu. Bibagirwa Imana. Bakikora cya kigirwamana bacyita Nehoshitani. Ezekiya akimara kujya ku ngoma, yakoze ibintu bibiri byihutirwaga. Yafashe inyundo abyuka mu gitondo, aravuga ngo Uwiteka ndamuzi, Imana ndayizi, niyakijije Abisiraheli ubumara bw'inzoka ndayizi. Afata inyundo ajya i Dani asenya ikigirwamana cyari kiriyo, ajya i Beteli asenya ikigirwamana cyari gihari. Arangije abona ikibazo gisigaye ni kimwe, ab'i Yerusalemu bishwe n'umwuma. Aravuga ngo kuva mu bikombe mu bibaya by'i Lebanoni nibafukure imigende, imihora izana amazi, bashyiremo n'ibihombo. Aba Yerusalemu bakenera kujya kuvoma hakurya Yerusalemu, ahubwo Yerusalemu igira amariba idudubize. Ezekiya niwe watangije ibi bintu dukora bya wasake by'amazi, ni Ezekiya wabizanye.
hanyuma aravuga ngo ntihagire umwisiraheli uzicwa n'inyota, kandi Uwiteka yaraduhaye igihugu cy'amata n'ubuki. Aravuga ngo nimutuze mugire ihumure. Rero arwaye arahindukira abwira Imana ngo mfite impamvu ebyiri zituma ndapfa. Aravuga ngo icyambere, nakijije abisiraheli inyota bari bafite. Nabakijije inyota. Aravuga ngo icyo nukinyibukiraho sinzapfa. Aravuga ngo kandi ibyo bigwi mvuga sinjye ubyirata gusa, ngo no mu bitabo by'iby'abantu, ngo no mu bitabo by'amateka y'abantu siko dusomye ngo ibyo barabyanditse. Bivuze ngo ni urwibutso ruhoraho. Niba abantu bibuka ibyo, wowe uri Imana wabyibuka ukamvanira mwaho. Arahindukira areba imfura abwira Uwiteka, arayibwira ngo sinshaka gupfa. Hari abantu bajya bagira ngo iri sengesho rya Hezekiya ryavuguruje gushaka kw'Imana. Kuko hari abantu babizi, hari abantu bajya bavuga ngo Mose yagiriye Imana inama ngo umunsi Imana ijya kurimbura abisiraheli, Mose akayibwira ngo hoya, ngo bazavuga ngo wananiwe ngo kubageza i Kanani, ngo bicira mu nzira. Mose kuko yarahiye ubugingo yabwiye Imana ngo nubica nanjye nkure mu gitabo cy'ubugingo. Imana iramubwira ngo ntawe nkura mu gitabo cy'ubugingo keretse uwancumuyeho. Noneho Mose agira ngo Imana yibujije uburakari, ariko Imana yari ihugirije ubwenge bwa Mose. Hepfo Bibiliya iravuga ngo igenda ibica ruto ruto. Niko Bibiliya ivuga. Ntabwo Mose yigeze agira Imana inama. Turi ku ijambo rivuga ngo imigambi y'Uwiteka ku muntu wayo. Ntabwo imigambi y'Imana ihindurwa no ikintu gihindura umugambi w'Imana. Nuko umuntu Imana yagambiriyeho ibyiza asigara ari mubi. Icyo gusa gituma ibyiza by'Imana utabibona. Ariko kuba waba uri mwiza ugapfukama ngo ugiye gusenga ngo Mana ibi ngibi bihindure, biba bisobanuye ngo ubwenge bwawe burarusha kubonera ubw'Imana yari ifite itegura bimwe uri gushaka guhindura. Ntabwo bibaho rero. Iyo uri kubwira Imana ngo hindura iki kintu kubw'iyi impamvu, ni igisobanuro cyumvikana ko ari wowe watekereje neza kuruta uko Imana yabitekereje. Siko byumvikana? Rero kuko nta muntu ukiranuka nk'Imana, nta n'uwera nkayo, ntibyemera. Icyakora hari ikintu nabonye Imana ijya idushoboza turi gusenga, idufatira mu marangamutima ariko ikadukomereza mu mavamutima yacu. Ubundi amarangamutima yacu afite ibintu byinshi cyane ashaka ku Mana, kandi ibintu byose mushaka muri aya masengesho n'ibyifuzo mwanditse nibyo mwabonanye abandi. Noneho kugambirira kw'Imana, imigambi y'Imana, iyo Imana igambiriye kugira icyo ikora, ntikorera kwigana, ntabwo ikora ngo umere nk'abandi. Iyo ubwayo ikora kuko ishoboye gukora ibyo igiye gukora. Ibi ngibi dusenga ngo bikore ngo bigaragare ko nasenze, irabizi ko igihe cyo kumurika imirimo kitaragera. Ntabwo kiragera. Imirimo ya nyuma niyihesha iya mbere. Mumbarize ngo wasoje gukora kugira ngo iya nyuma iboneke. Nyine kugira ngo iya nyuma iboneke washoje gukora. Ubwo ni igisobanuro ko n'imirimo ya mbere itarahabwa agaciro, ahubwo ongeraho. Iyo nzu wubatse finisage yayo ntirakorwa, ongeraho. Komeza ukore, ongera. Amasengesho wasenze, ongeraho. Imfubyi wagaburiye, ongeraho. Abapfakazi wahaye, ongeraho. Abantu wasuye, ongeraho. Ntabwo turageraho imirimo imurikwa. Ntabwo turageraho imirimo imurikwa. Utitwara ugira ngo warakoze. Mureke mbaho urwenya ho gato. Ntimuze kunyumva nabi. Hari agasuzuguro nanga mwivuga butumwa. Nangaga agasuzuguro k'ahantu tujya kubwiriza bakabona tuzanwe n'agatike baduha baduherekeje. Ndabyanga ku rwego mbyanga, nyine n'Imana irabizi ko mbyanga.
hari umuntu uguha itike akabona wari waje guca inshuro, none agakompara itike yaguhaye n'ubutumwa watanze. Ibindi byo ntabwo nabivuga. Noneho ndangije mfata umwanzuro, ariko bambe nari maze kugira uko niyumva. numvaga uko biri kose wenda n'ibi bihugu duturanye hafi aha ntabura uburyo njyayo, nanyura hasi nanyura mu mazi cyangwa mu kirere, numvaga atari ngombwa ko bantegera nagerayo. None murabona ko kuva ahantu ntuye Kinyinya nubwo atariho nturutse, nari nagiye ahandi hantu runaka, ngera hano kuba Desame murabona ko atari kure, urumva kuhagera biroroshye. Ndangije ndavuga nti sinzongera kujya nakira ka gatike, ko nabonaga kuri konte imibare igenda yiyongera. Nabonaga igenda yiyongera. None ndavuga nti reka ibi bintu mbyihorere, sinzajye mfata agatike. Bituma byabaye no mu bintu byatumye abantu bakunda Anicet, baravugaga ngo ni mu mutumire ngo niwe utatuvuna. Ubwashize narabibabwiye, ni ukuri buryo ufite akantu kagufasha kubana n'abantu. Uti ni mu mutumire ngo niwe utatuvuna. Ijoro rimwe ndaryama ndota nasaruye umurima wuzuye ingano. Sarura ingano ndazirunda ku buryo narasaruye mva ibyunzwe, nabyutse mfite ibyunzwe nabize ibyunzwe. Murumva ko nari nasaruye kabisa, nari nasaruye pe. Barokora n'abana beza bakomya amashyi, yabamuze uburyo byambabaje, yabamuze uburyo byambabaje. Ndasarura nikorera imiba ndarunda, maze kurunda imiba ngiye mbona haje, nimbivuga muri icyo kinyarwanda mumbabarire, niko ikinyarwanda gikennye, mbona agakecuru gakuze cyane gahagatiye umwana n'isaho ririmo ubunyobwa bw'impeke bahekenya. Abakongomani babwita karanga, twebwe iwacu bushi tubwita kabemba. Asante. Tubwita kabemba. Noneho harimo ubunyobwa uyora gutya bugahita burangira. Mfite umuba w'ingano mama, nari mfite ingano zirunze, imbuga yuzuye, ahari yari yabaye nk'imwe ya Bowazi. Noneho umukecuru araza arangije akora muri rya saho, ampa ubunyobwa mu ntoki. Ndamureba ndamwana, oya ntabwo ari wowe ukwiriye kumfasha. Ndamwana njye mfite imiba, ni njye ukwiriye kuguha. Noneho ya miba yose nari nasaruye mbiri byunzwe, nayihambiriye mu masegonda, namurundira nkabona ntibigwira. Narunda ngo muhe ko yarashonje mbona naniwe nkabona ntibigwira. Nkongera nkarunda kugeza ubwo zangano zose nari nasaruye zagiye ku mugozi. Noneho nteruza ukuboko kumwe, arangije arambwira ngo ibyo wari uzi ko ari umusaruro ukubuza kwakira utu duke two mu isaho ryanjye ngo ni ibihuhwe. Muzi ikintu cyajyaga kimbabaza? Nababazwaga n'umuntu nsuzugurira kuri tike yampaye natanze y'Icyacumi kiruta tike yampaye. None dayimoni yigeze inamfata. Anicet ni inshuro ebyiri kuva amaze kuba umukristo, ni inshuro ebyiri ntatanze Icyacumi gusa, ariko ubwo narakishyuye nacyo mutaza kugira ngo mwenda nacyawugira, kuko tukiri hirya mu musigiti twajyaga dutanga 4 bya 10. Ubwo kimwe rero murumva ko 3 narabidohorewe. Ntabwo naba naradohorewe 3 ngo kimwe kinteranye n'Imana mu by'ukuri. Noneho najyayo nkavuga ni n'ubundi aho kugira ngo ntange Icyacumi kirutayo nategesheje, reka ndeke ipere
icya 10 cyanjye nkibike ku mufuka mbikora kabiri. Icyo gihe nari nagiye Butare Huye. Umukecuru arambwira ngo twaduke wanga wibwira ngo hari ibyo ufite. Ibyo ufite nisaho ngo ari kutuduke. Ngo nitwo tuguhembura kuko urashonje nubwo uzi ngo urejeje. Nari mbivugiye iki? Hari abantu bazi ngo imirimo yabo yamaze kugeraho bashaka kwigera. Hari umugabo ejo bundi yaraparitse mu mujyi Nyarugenge, agiye kwitsamura aravuga ati tse, umuntu wari uraho bimwe byacu by'umuco aramubwira ngo urakira, arangije aramubwira ngo iririre. Uturakira tepu turwanye nararusoje sha wiririre. Ezekiya nabarayibwira ngo hari ikintu nshingiyeho, ntabwo napfa, ndabyanze simbyemeye. Aravuga ngo namaze inyota Abisiraheli, icya kabiri namenye ibyigirwamana. Aravuga ngo nanze ko usebera mu gihugu, nkubakira igicaniro. Imana iramubwira ngo Ezekiya ntabwo ugipfuye, nkongereye imyaka 15. Buke muri cya gitondo Imana yongerereyeho Ezekiya, aba ari bwo yinjiza Babuloni. Muri ya minsi y'inyongezo aba ari bwo abwira abagabo ba Birudaki, arababwira ngo mwe kugenda ntaberetse intwaro zanjye, kandi niwe adversary yari afite. Hari abantu bazi ngo Samusoni yishwe nuko yaterese Delila. Oya, Delila nta nubwo ari we wagambaniye Samusoni. Abantu mu bifata ukundi. Ahubwo Samusoni shoke ya mbere yamuteye kugirana n'Abafilisitiya daboro ituruka kuri mukuru wa Delila, ko Delila n'umugore wa kabiri wa Samusoni. Ko Samusoni yabanje kurambagiza mukuru wa Delila, bamwicana na se, aricyo cyatumye Samusoni atwika ingano yohereza y'ingunzu magana ngahe. Samusoni yari ari kwihorera arambagiza Delila. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo rwari urwiyenzi Imana iri gushaka ku Bafilisitiya ngo kugira ngo ibaboneho impamvu. Ikintu kishe Samusoni si Delila, si umusatsi yamubwiye ngo yogoshe. Samusoni yari yarabujijwe gukora ku ntumbi no kurya ibintu bihumanye no kunywa ibisindisha. Samusoni yicaranye n'Abafilisitiya nta mugayo, yababonye, yabegereye abagezemo, ari kumwe nabo asakuzanya nabo. Asakuzanya n'Abafilisitiya, arababwira ngo mu muryi havuyemo uburyohe, mu munyembaraga havamo ibyo kurya. Arababwira ngo nimukica nzabaha imyenda 30 yo gukuranwa, imyenda 30 y'intambara y'abasirikare nzayibashakira nyibahe. Kandi Abafilisitiya ntibasanzwe bambara imyenda ya Isiraheli. Ubwo niyo ayibona yari gufata imyenda y'Ubwisiraheli akayijyana mu Bafilisitiya. Iyi ngabo zisa ni igisobanuro ko zinaterwa tizibimenye. Iyo wisanisha n'abanyamahanga ntabwo umenya uwaguteye, ntumenya ukugusha, ntumenya aho ugwa, ntumenya aho ukirira. Iyo umuntu uwo ari we wese utagira itandukaniro, nicyo gituma ziriya mpuzangano zibaho uniform, ni ukugira ngo batandukane n'abandi. Natwe rero nituguma dusa na bose, imigambi y'Imana iburizwamo muri twe kuko twisanishije n'abandi. Ndagira ngo munyumve, ndumva nshaka kuvuga ku mugambi w'Imana. Samusoni yaragiye ahakura ubuki bwo mu ntumbi y'intare. Muki? Mu ntumbi y'intare, kandi ari nawe wayishe. Yishe umugunzu w'intare, bukeye yitambuka iruhande ubuki bwajemo. Muza abantu bahakuye mu ntare, intare ipfuye, abantu bayihakuyemo. Mana nyagasani, natangajwe n'ukuntu Datani, Kora na Biramu banze kujya muri Isiraheli. Baravuga ngo inzabibu ntabwo zaruta tungurusumu n'amadegede twaririye muri Egiputa. Tungurusumu zejejwe n'isuri, ntabwo bigeze babihinga. Amadegede, ibi Bibiliya yita amadegede baririye muri Egiputa ni watermelon, nuko babuze ikinyarwanda cyabyo. Ntabwo ari amadegede ko ntibayaryaga ari mabisi, baryaga watermelon.
nizo bariraga kuri Nili. Barangije bababwiye ngo dutahe, abagabo baravuga ngo ntaho tujya kubera umwero w'isuri gusa, ntidutaha. Abantu bahakuye intumbi y'intare ku buryo ubona umukristo wamureba. Nari ndi kuganira na bene data, ukabona umwe amanuye umunzani n'undi arawumanuye agahakura ku ntumbi y'intare yagurisha ibiciro biri hejuru, akagira ngo nuko yaranguye yarya IBM, akagira ngo nuko abonye ibifatika. Ni intumbi y'intare ari kurya, uri kugenda uyihakura, byanze bikunze uzambura n'intumbi zisigaye. Narabibabwiye ubwashize, ikigeragezo gitoya kibonye aho gifata kirakuzengereza. N'icyaha gitoya kibonye icumbi gikingurira ikinini. Samusoni asakuzanyije nabo, igisakuzo Delila aragitanga, arangije aravuga ngo ntimwajyaga kukica iyo mudahigisha ishashi yanjye. Ibyo se bisobanuye iki? Ibyo bimaze iki? Aragenda yica abafilisitiya 30. Amaze kubica abura umuntu ubamwamburira imyenda. Ashakisha umuntu wabambura imyenda, arababura, kandi kondisiyo iravuga ngo ntazakore ku ntumbi. Ariko kuko amaze kubica arabambura imyenda, igisakuzo yisakuje ariteza ubwabyo, arasobanura imirambo 30 y'abafilisitiya yihoye iki. Icya kabiri, azanye imyenda y'abafilisitiya. Ubundi umwenda w'igisirikare ntabwo bawufata nk'igisirikare, iyo bawugusanganye bawufata nka nyirawo. Barakubwira ngo uyu musirikare wamwicishije iki kugira ngo ubone umwambaro we. Iyi ngofero ye wayibonye ubwo umutwe wawukase, urukweto rwe utubwira aho ukuguru wagushyize, utubwire uyu mwambaro wawubonye ute. Samusoni yiteza umutego w'urugamba kubera ibisakuzo. Muzi impamvu hanze aha kuri social media ubutumwa buri guhinyurwa uko abantu babyishakiye? Ni ukubera abantu basakuzanyije n'abafilisitiya. Ukajya ukabona umuntu werejwe kuba mu rusengero, niba ari imyanya y'icyubahiro iba mu isi kuruta ahandi, ni ugukora umurimo w'Imana mu rusengero. Nta wundi murimo Anicet nzi icyubahiro cyo hanze aha, ndakizi pe. Icyubahiro cyo gutunga n'igisuzuguriro cyo gukena byose ndabizi. Nzi abantu kunkomera amashyi ndabizi bayakoma, nzi no kuvugirizwa induru nabyo ndabizi pe. Nzi kwambikwa imyenda y'amashimwe ukambikwa amaka, ndabizi. Ariko kandi nzi no kwamburirwa mu maboko y'abantu nari ntezemwe amakiro, byose ndabizi. Ariko nta kintu na kimwe kiryoha nko gukora umurimo wo mu nzu y'Imana, nta na kimwe gihari. Ariko ugasanga abantu basohotse mu rusengero, agiye gusakuzanya n'abanyamahanga ku bintu bihabanye na Bibiliya, ugasanga deba twirirwaho ni umurokore wacitse intege. Ubwashize umunyamakuru yaje kunsura, arambwira uti rero runaka turamuzi, urabona kuri social media inkuru yiri gutrendinga. Arambwira ngo wambabarira ukamunganiriza. Ndambwira nti nzamukuganiriza nimvuga Yesu agashira. Umunsi navuze Yesu akarangira nibwo nzavuga umuntu, ariko mu gihe atarashira sinshobora. Yesu agihari tukimuvuga, tutaravuga ibirenge bya Kristo. Yesaya yabonye akavuga ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana. Amaso ya Kristo yaturebye gusa ku buryo Imana ivuga ngo no gutunza urutoki abakoze mu mbone y'ijisho rya Kristo. Ubuse wavuga iki urenza amaboko ya Kristo? Imana yasezeranyije Abisirayeli ngo nzabacunguza ukuboko kwanjye kurambuye. Yabwiye Kuro ngo nzabafatisha ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka. Wavuga Kristo, umuntu wavuye amaraso kugeza n'uyu munsi amaraso Yesu ntaravura aracyatemba. Tureke Kristo tuvuge nde wundi? Ninde wundi w'umunyembabazi n'ibambe ukwiriye kuvugwa kuruta abandi? Imigambi y'Imana kuri twebwe, muririmbyi yaravuze ngo Imana yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza. Waturemeye kuguhimbaza
turabigushimiye. Haleluya. Nta kindi Imana yaturemeye, rekeraho gusakuzanya n'isi. Umutego Samusoni yiteze umuteye gukora ku ntumbi, akoze ku ntumbi bimutera kumenera deririba. None se atari imitego mwiteze, wenda mwebwe ntimwagezeyo da, ikanyarira bari bahaze ntibahabwiwe n'amaserifa basengeyo biriye. None se mwagize ngo ubuvumo bwa Samatare ni bamutwara sibo baho babuvuze? Reka da, kavuzwe n'abajyagayo, atari ibisakuzo twisakuje. Kashize nahagaze aciyemo igihe, ni imbere ya Covid ho gatoya, nigeze njya gutega bisi muri gare ya Kimironko. Umukobwa wari undi imbere bamutwara telefone, ariko ibyo ari byo byose ntibayitwariyeho. None yisatsa arayibura, ahita avuza induru. Nkunda kwicecekera burya ngira menshi ndi kubwiriza. Ahandi ho sinjye mbona n'ibyo mvuga. Umuntu ashobora kwifata akarinda ibyo avuga, ariko ntiwakifata ngo ubuze umuntu kukumva uko ashaka wavuze. Rero aho kugira ngo ntekereze uko ushaka navuze, naceceka kanyumva uko ushaka. Salomo yaranditse aravuga ngo iri jicecetse bayifata nk'umuhanga. Sinya nkunda gusamara, mbona avugije induru nguma nifashe ndatuza. Aravuga ngo telefone barayajyanye. Si uwa mbere nari mbonye batwara telefone. Ngiye mwisi hari ibintu bitajya bintangaza. Kubona umuntu avugije induru ngo bamwibye telefone ni ibisanzwe, naha barazijyana. Itangaza ahubwo n'uburyo muziramana kandi ziri mwisi. Nifatanya ndatuza. Umugabo wari ushinzwe umutekano nyine ukora mu departments y'abashinzwe umutekano araza, ahita dukuramo turi bangahe, babiri b'imbere yanjye na babiri b'inyuma y'uwo mukobwa. N'uwo mukobwa dutwara ku ruhande aratubwira ngo ndabasaka. Nari mfite Bibiliya mu ntoki, nari ngifite ntya, ahubwo ati ndabasaka. Nti nta kibazo kirani, ndavuga nti nsaka. Arasaka asanga telefone ntayihari. Negera inyuma gatoya ngo ntanga umwanya basake n'abandi, telefone barayibura. Arangije agira ideoloji yo gusuzugura abarokore kuko ambonanye Bibiliya. Anicet rero ngira uburyo njya nihagararaho tansiyo. Ngira uburyo njya nihagararaho kandi babwije ukuri, ntabwo Anicet asuzugurwa na buri wese, never. Arababeshye. Umugabo arangije arandeba arambwira ngo ariko se ngo bite byawe? Ntamwane ni byiza. Ambwira mpabura, sinabibabwize ko baduhabuye ari benshi. Ku mpabura si igitangaza. Ambwira mpabura musubiza ntuje kuko nari nzi ko atari bunkubita urushyi, nta mugeri, nta jido, nta ntambara nari mfite muri njye. Ntamwane ni byiza. Arambwira ngo iyi telefone watubwira ahantu igiye? Nawe se muvande nkoresheje iki? Ntamwane nabibabwira nkoresheje iki? Arambwira ngo nturi umurokore se sinumva muvuga ngo murerekwa. Muzi impamvu atangiye ako kamenyero? Ni abarokore yabonye basakuzanyije n'abafilisitiya. Ndamwegera ndamwana uvuze ngo iki? Ushaka ko nerekwa aho telefone y'indangara igiye? Ndamubwira nicyo ushaka. Ndamubwira umwuka w'Imana nuko ukora. Ndamubwira se gukora muri runo rwego, mubwira nyine urwego yakoreragamo. Ndamubwira iyo ugiye muri investigation urabanza ugasenga ugakoresha umwuka. Ndamubwira wakoresheje uburyo usanzwe ushakamo amakuru utagiye kwinjirira ukwemera kwanjye. Arangije arambwira ngo icara aho hasi. Ndamubwira ntabwo ari Anicet babibwira. Ndamubwira oya, ntabwo ari njye babibwira. Arangije arambwira ngo mpora mbabona ngo ingirwa runaka, ngo abapastori, abantu b'abatekamitwe. Ndamubwira ubu ikibazo kivuye kuri telefone kigiye kwitekamutwe. Ndamubwira wakurikiranye ikibazo gihari ukandeka. Ni ukuri naragiye, umugabo amfata mu ipantaro. Bw'impamvu zanjye z'umutekano wanjye bwite, mutambukana gahoro gahoro inyuma y'aho abaturage batari butubone.
ndabyemerewe ntimugire ikibazo, ndabyemerewe rwose, nari mbyemerewe kabisa kandi 100%. Mujyana inyuma ndamubwira nti rero uretse umwenda w'igihugu nubashye, noneho nkubahutse kuko uri kuwukoresha nabi. Ndamwa nicyo gitumye nkubahutse kandi nkubashye byimazeyo, nkujyanye inyuma nk'umukristo usenga uzi indangagaciro zo kubaha igihugu. Ndamwana nanze kukwandagaza, ndamwana ariko burya uri petit frère, ndamwana imfasha wirinde kongera kumbangamira kugira ngo bitakubabaza bikabangamira n'uwagutumye ku kazi hano, kuko wagutumye si icyo yagutumye. Ngira umugisha hari umudamu nawe bakorana ariko we yari hejuru ye cyane, nawe yari bibereye muri gare agiye gutega ariko aradukurikira. Kumbi ibyo twarimo byose yabibonye, hagarara ku ruhande, we burya yahamagaye abamusimbura n'abamujyana kare. Gusakuzanya n'abafilisitiya bisuzuguje itorero rya Kristo ku buryo uhamagara umuntu muri gare wamuguti mukozi w'Imana bose bagahita bareba uti nabiki gihe. Nigeze najya kwivuza nasaraye mpahurira n'umudokiteri w'inshuti yanjye, ntabwo ari umukirisitu, akajya ambwira ngo pastor ngo ntabwo ari amaturo wamize. Ngo pastor ni ibiceri wamize tu. Gusakuza kwa Samusoni bisuzuguza Abisirayeli, bituma akora ku murambo, amena ibanga, baramwogosha. Hari abantu bajya bavuga ngo na Samusoni ngo agasatsi karongeye karamera, karameza ariko amaso ntiyagarutse, karameza ariko amaso ntiyaje. Hari abantu bajya babivuga, umuririmbyi wabirimbye aravuga ngo abaguye bose ntibabyuka amahoro, ngo hari n'abakuka amenyo. Uzirinde mu buzima bwawe kugira inkovu z'urugendo kandi uzavuga amateka yarwo. Uzirinde uru rugendo rujya mu ijuru, tuzicarana n'abera duhana ubuhamya. Niba ari ikintu ba Yesaya bari bakumbuye kuba mu bihe by'ubucunguzi, bari bakumbuye kureba igihe kitarimo ibitambo by'ibimasa n'ibindi. Baravuga ngo ndimo ndureba, nubwo atarumva ariko ndamwitegereza. Bari bashakaga kuba ku ngoma y'ubuntu bwa Kristo. Rero bazatubaza uburyo twabaye kuri iyi ngoma tugakiranirwa, natwe tubwira Isirayeli ngo mwari mwabana bisezerano ariko mwarakiraniwe, tubacira urubanza nabo badushinje. Rero uru rugendo turufitemo ibigwi, uzirinde inkovu watewe n'ibisakuzo wagiranye nabo mudahuje ukwizera. Mu migambi y'Imana, Imana ntishaka kumwijima utuzimya, irashaka ko umucyo ukomeza gucana, umucyo ukagaragara. Gisakuzo cya Samusoni kimwambura imbaraga, na Hezekiya afata abagabo binjiza mu nzu y'Imana, arababwira ngo nimurebe, babona n'ibyo mu rugo byose. Yesaya ahita ahishurirwa, aramubwira ngo ibyo babonye byose bazabitwara. Ibyo babonye byose bazabinyaga. Aramubaza ngo Ezeki, nibiki bindi waberetse? Aravuga ngo nta na kimwe cy'ubutunzi mfite mu gihugu cyanjye ntaberetse. Uzi ikintu kibiteye? Ngo niture umwami yari yamwoherereje. Ni kamitiye gusa yamwoherereje tu, kamitiye kuri telefone kagatuma ararondogora ibigambo bitatutse kandi ari umuririmbyi. Utuntu nk'utwo turaho. Hari umugabo wigeze arya umukecuru amafaranga yamuriye 3 miliyoni. Noneho arangije amuhamya uburyo umukecuru abyuka mu gitondo aza kundeba, arambwira Anicet rero abantu bose bakwemeraho nk'ukuri, bakwemera nk'umunyakuri, umbereye umuhamya ukavuga kuri ya mukecuru namuhaye amafaranga uhari, abantu babyemera. Ndamwana ikagira inkuru nti bemera ko ngira ukuri kandi babyemera nti cyane. Arambwira ngo ariko ndakugurira fanta, amana amafaranga menshi, afata 600 arabima, kandi mukecuru yaravirwaga. Fata bya 600 ndagenda ngurira umukecuru amabati, ngira nte ndasakara. Maze gusakara tujya mu nteko, aravuga ngo Anicet niyo mutanga buhamya ntanga kandi mwemeraho ukuri, namwe tuvugisha ukuri. Umuntu uzi ko ngira ukuri
akanabimbwira, afate kwa kuri akugura amafaranga 600,000. Koko iyo mfata ya mafaranga nkayamurekera yajyaga guha n'abandi ruswa, ariko narambwiye ntubu yampaye kugira ngo yicare yizeye nyine kuko uri ndi bukuvuge kandi sinari kuguceceka. Narahagurutse ndavuga nti ntuntanzeho umugabo ntiye, hari idene nkugira se nti ntaryo, hari ikintu wamaye se nti ntacyo rwose ntisawa. Ndavuga nti muri 500, muri 3,000,000 yagombaga kwishyura umukecuru, yabuze ubwenge anzanira 600 ngo nzashinje umukecuru. 600 ndayafata tuyakemuza ibibazo umukecuru yari afite. Ndavuga nti cyakora namwishyure 2,400 zisigaye. Kubera iki? Uburyo witwara nibwo buryo Kristo wawe yemerwamo. Uburyo witwara nibwo buryo Yesu wawe yemerwamo. Ezekiya yinjiza abantu mu nzu abereka iby'agaciro, kugeza ubwo abamuhaye amaturo nawe yakoze mu ifeza n'izahabu barazisohokana. Basohokana ifeza n'izahabu by'i Yerusalemu. Reka nihute ngeraho nshaka kugira ngo mpasoreze. Yesaya aramubwira ngo bazanyagwa. Ni mu nyumvira ikintu gitangaje. Ezekiya yaravuze ngo none si byo bitwaye iki? Ubwo ku ngoma yanjye bizaba ari amahoro, abazagubwa n'abari abana banjye, hari icyo byaba bintwaye se? Ko njye mfite imirimo nibukirwaho ko nazanye amazi i Yerusalemu, mu bitabo by'abami bakaba barabyanditse, abana banjye nabo bazakora ibi bibukirwaho, ariko ubwo mu gihe cyanjye nzaba nguwe neza, ntacyo bintwaye. Aravuga ngo ubwo Babuloni izanyaga Yerusalemu ntakiriho, aravuga ngo jomamfu ntacyo bintwaye. Abarokore benshi niko dusenga. Muzi ko ababyeyi tujya tugira imana y'imirimo igarukira kuri twebwe ntimanuke no ku rubyaro, tukizera kwizera kurangirira kuri twebwe gusa. Ubwo ngiranye amasezerano n'Imana ntacyo bintwaye, tukarekeraho. Ariko Imana igomba kuba mu maraso yacu, ikaba n'umurage wo mu rubyaro. Hari uburyo dusengamo tukarimita Imana, tukajya dusenga twebwe ubwacu. Ibyiza byo mu nzu y'Imana mukabihisha urubyaro rwanyu mugendereye ku mitekerereze na doctrine y'idini, ugasanga ahubwo igihe ushaka ko abikora umushyize mu gahato, agakura yanga Imana yawe kuko wamubangamiye. Ibi ngibi abarokore bansura bakirirwa mu rugo basenga, njyewe ntabwo njya mbahamagara. Mu rugo iwanjye bakirirwa basenga, sinjya mbahamagara. Twigeze twamara nk'iminsi ngahe dufite amasengesho mu rugo. Iyo nshaka gusenga mu rugo iwanjye nsengana na famiye, twashaka gusenga amasengesho y'iminsi irenze 2, ntabwo nyakorera mu rugo rwanjye. Oya, iyo ndi kumwe n'abandi bantu atari famiye ndasohoka nkajya ahandi. Nigeze mbangamira abana banjye nza kubibona nyuma. Ndasenga, turasenga, umwana yagera muri saro turi gusenga twamudisohoka. Kugeza ubwo umwana yumvaga dutangiye gusenga ngo ubu kandi nabwo muradusohoye. Ndavuga natangiye kujya hunga amasengesho kuko dusengera hano tukamwirukana. Ndavuga nticyo ndagikosora. Mfite agahungu kajya kanyigisha cyane, najyaga ntinda kuri telefone, ngeze mu rugo naba ndi kuvugira kuri telefone ngatinda. Tugera n'ingorane rero iyo washyize na nimero kuri social media, hari umuntu uguhamagara akakwihera ubuhamya, wamukupa ngo urumwibone, utamwitaba ngo azamuye ibiciro. Hari abaduhamagarira kudutuka gusa, bakadutuka kweri. Noneho nitabaga telefone nyinshi. Umuhungu w'iwanjye nakana rwose kari muri materineri ya 3, gafata telefone karayifata kayijyana muri tuwarete, kayijugunya muri tuwarete. Ndagafata ndakabwa ntipfukama hariya, ndagukubita umbwira ikintu gitumye ujugunyira telefone. Aravuga ngo si wowe uyitindaho zo ukanga kutuvugisha.
ni igisobanuro cy'uko iyo ndi mu rugo sinshobora kukwitaba iminota irenze 2. Ezekiya aravuga ngo ubwo bizaba ntakiriho se bintwaye iki? Uti ni munyage. Nebukadineza aza nk'igisiga cy'amerwe. Anyura mu cyuho, nicyo cyatumye mvuga ibyo byose. Anyura mu cyuho cyaciwe na Ezekiya. Anyura mu cyuho cyaciwe na Ezekiya. Hari abarokore mwumva intambara ziri mu itorero rimwe ziri no mu rindi, mukajyaho mugaseka, kandi mureke mbabwire mpagaze imbere yanyu. Nimubona umusaza anyuze imbere yanyu agahirima, ntimugire ngo ni izabukuru kuko namwe muramuherekeje, ahubwo ahantu mukura ujye uhanyurana akabando. Murakoze. Uru rugendo maze kurubonamwe abantu bananirwa bararutinzemo, ntaho uragera. Banyura mu cyuho Ezekiya yaciye, bamaze kugeramo banyaga Abisiraheli, batwara ababyeyi, batwara abakobwa, batwara abana. Itsinda rya mbere ryagiye ari abahungu 60, muzimo 4, muzimo Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya, abo bita Meshake, Shaduraka na Bedenego na Daniyeli nibo muzi, ariko bajyanye n'abandi. Ariko Daniyeli agiye kunyagwa, we ntiyasohoye Imana, yakuwe muri Yerusalemu, ariko anyaganwa Imana y'i Yerusalemu. Aravuga ngo nubwo ngiye i Babuloni, ni munyumve mpanure senge, aravuga ngo nubwo tugiye i Babuloni, Imana yacu, haleluya, ntituyisize, igendera muri twe, iri kumwe natwe. Abwira abahungu bagenzi be, aravuga ngo ntimukanyaganwe ibikoresho by'Imana ngo mubitware nk'abashatse kunyagwa. Aravuga ngo inanga muzitware zireba iyo muvuye. Bisobanuye ngo ntitushimye kujya muri Babuloni, twari dushimye kugera i Yerusalemu. Bageze muri Babuloni bamanika inanga ku mugezi wa Ebali. Baravuga ngo hoya, ntabwo tuzacurangira Imana yacu indirimbo ngo tuyicurangire i Babuloni kandi nta sanduku y'isezerano. Ntabwo tuzayicurangira, ntabwo dushobora gucurangira Imana yacu indirimbo kandi nta cyumba cyahera hahera. Ntidushobora kuririmbiraho intebe ya Mesiya itari. Baravuga ngo ntibishoboka, baravuga ngo hoya hoya hoya, baravuga ngo Yerusalemu we nitukwibagirwa. Kuboko kwacu kw'iburyo kuzibagirwe gukora, ururimi nirujya kuvuga ruzafatane n'igisenge cy'akanwa. Baravuga ngo Babuloni we, hahirwa umuntu uzafata umwana wawe akamuhuza n'urukuta. Imana ibarebye irabiyegereza mu mutima, irabiyegereza. Imigambi y'Imana kujyana Abisiraheli muri Babuloni kwari ukubahana, ariko bakerekana n'umucyo wayo muri Babuloni. Babuloni ntiyarize Imana rurema, Babuloni ntiyarize Imana isumba byose. Imana iravuga ngo nimunyagwa mukagenda mufite Imana, umva icyakuzanye mu badezami, umva icyagutuje muri karitsiye ubamo. Nujyayo uzaba ambasaderi w'Imana, nuhicara Imana izakubonekeramo, izagaragarira muri wowe. Nubwo harimo ubunyage, nubwo harimo ubunyage, nubwo harimo ubunyage, nubwo harimo ubunyage, ushobora kubaho mu buzima bw'ubukoroni, ariko n'akana kanyazwe i Samariya niko karangiye n'Amana umuti w'ibembu. Nicyo cyatumye Imana ikomeza kugambirira ibyiza kuri bo. Iravuga ngo harimo abagabo batantengushye. Nkunda uburyo Ezira muri Babuloni yitwaraga. Yaravuze ngo bana bavukira muri Babuloni ntibaza amateka y'Imana yacu y'i Buyuda. Aravuga ngo nzajya mbikisha amategeko y'Imana. Ezira akajya babwira amategeko y'Imana, akavuga ngo rero muvukiye inaha, ariko Imana yacu si iyinaha. Mureke mbabwire, nubwo mutuye i Kigali, Imana yacu si inya-Kigali, ntabwo ari iyinaha. Reka da, Imana yacu niyo mu ijuru. Salomo yarabivuze, aravuga ngo ntibukagira amashyushyu yo kugira icyo muvugira imbere y'Imana, ngo kuko ari Imana yicaye mu ijuru, mwebwe mukaba muri mu isi ngo yambaye icyubahiro mwambaye umubiri. Ngo mujye mutinyira imbere y'Uwiteka, bibatere kugira ubwoba mugiye kuvuga, muhindire umushyitsi imbere y'Imana. Rero Imana yacu ntabwo ari iyinaha ngo izakudefanda mu makosa ukorera inaha. Oya, ibyo yibwira kukugirira ni ibyiza, ariko mu gihe wagumye kuba mwiza. Imana ishimwe.
reka nsoreze kuri aka kantu. Amasengesho turi dusenga y'iminsi ngahe? 21. Nta kintu na kimwe Imana izaguhinduriramo itabanje kuguhindura. Niba ushaka impinduka z'amasengesho, banza uhere kuri wowe. Impinduka z'umunyamasengesho nizo zimuha imbaraga n'ubutware bwo guhindura ibyifuzo yashyize mu gaseke. Nicyo cyatumye Imana ihamagara Yeremiya. Iravuga ngo Yeremiya ngwino. Ihamagara Yeremiya Yesaya bamaze kumunigira mu ishyamba rya Egeni muri Palestina, bamaze kumucamo kabiri, arababwira ngo ubwo umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, baramukata. Acikamo kabiri, apfa avuze amagambo y'ibyiringiro. Yeremiya bamuhamagaye abwira Imana ngo sinshobora kuvuga ndi umwana. Iravuga ngo nakumenye ntarakurema. Aho simpatinda. Agera igihe arayibwira ati rero Ezekiya apfuye asize abana kwe Christo Yesaya yari afite abana 2 b'abahungu. Yesaya burya yagiraga umugore n'abana 2 b'abahungu. Aravuga ngo wapfuye asize abana, ariko ngewe ndabona ndi gukubitwa izuruti za Yesaya, mbabarira nibura nshake. Imana iravuga ngo ntiwemerewe kuzana umugore. Ntabwo uti ntuzanabikinishe no kubyara ku ruhande. Ntuzakine nabyo, simbishaka. Wowe uzaba ikimenyetso cy'Abisiraheli ko bambereye ingumba, baragumirwa, bananirwa kuba abageni banjye. Ntabwo uti singushaka kukubona nk'umukwe, kuko Isiraheli nayo ntirimbye nk'umukwe. Uzajya uba umuhanuzi ushaririye, bibe ikimenyetso cy'isura y'itorero. Muzi ko itorero ribana n'Imana rigira abahanuzi b'abasirimu. Itorero ribana n'Imana ryiyegereza Imana rigira abahanuzi bahanura ari abasirimu, ku buryo umuntu avuga ururimi rw'umwuka z'Igifaransa n'Icyongereza. Ariko itorero riri kure y'imirimo ritunga abahanuzi b'inzahari. Kandi umuhanuzi w'inzahari ntashobora kungura itorero, ahubwo ahahamura imitima y'abantu bari kumva ubuhanuzi afite. Arakubwira utirapfuye, kandi urupfu aba yarubonye, ahubwo ntabona ikiganza kirengera umuntu muri urwo rupfu. Ariko arayeba urupfu akavuga ati urakindutse tu, urapfuye kabisa. Abenshi nibo babakuye umutima, arakureba akakubwira ututuranye n'umuntu ukuroga, uti munsi yawe bahashyize amahembe. Nibyo pe. Nta kintu na kimwe Satani agushakaho kizima. Araguhagurutsa akakubwira uti mbonye Satani agambiriye kuguhitana wowe. Muri mwebwe se ninde Satani yigeze agambiriraho ibyiza n'umwe? Ngo Satani agambiriye kukwica mwese uko muri hano, agambiriye kubakenyura. Hindukira gato urebe no mu ruhande rw'Imana. Ubonye ibyo Satani agambiriye, ariko reba no mu ruhande rw'imigambi y'Imana. Imana yigambiriye ibiki? Haleluya! Reba ibyo Imana igambiriye. Ibwira Yeremiya iravuga ngo hagarara ubabwire ngo ibyo nibwira nzabagirira. Hari umuntu wigeze ambwira ngo wowe uzapfa uri imbwa, kandi nari mfite ibimenyetso byo gupfa gutyo. Hari ubuhamya tujya tuvuga tukanarengera, tukabwira abantu ngo bambeshyera bandenganya. Ni ukuri hari igihe tuba dusa n'ishusho y'ubuhamya nyine. Wareba umuntu ukabona asa n'ishusho y'ubuhamya, kuko iyi Imana iri kukuremeraho ubuhamya. Iyi Imana iri kukuremeraho ubuhamya, nabo uzabubwira bagafashwa ntibanezezwa no kukureba. Ariko mu migambi y'Imana nubwo ari kuvuga ngo nzabimbwa, Imana si cyo yagambiriye. Ubu abantu bafite planification y'ubuzima bwabo. Mwamaze guplaninga, muzabaha, muzaturaha. Abanyakigali n'abana beza twigirira plani y'umwaka wose. Tukavuga uti umwaka wose tuzakora iki kugira ngo tugere kuri iki, amezi 3 tuzaba tugeza aha, tuzakora ibi n'ibi. Nta guplaninga uburyo tuzafasha imfubyi, nta guplaninga amaturo n'Icyacumi tuzatanga kuri ibyo twakoreye. Reka da, n'utuntu tudutenguha ugahita ukuramo, kugeza ubwo abarokore bamaze gukizwa bafite imyaka irenga 20 bari mu itorero. Araza akakubaza ngo hari Icyacumi bagitanga bamaze guhemba abakozi, ngo cyangwa bagitanga bahashye, bagitanga ku byasagutse. Arakubaza ngo Icyacumi kiboneka bigenze biti? Ngo umuntu amaze gukemura utubazo twose, ntabwo akiri kumvamo imirimo y'Imana, kuko ajya gupanga ntiyayishyizemo.
ntabwo yigeze yigambirira. Ariko bambe Imana mwirukanye mu bitekerezo, n'Imana abantu badashaka yiracyadufite mu bitekerezo, yiracyagambiriye kuvuga ngo reka mbiyegereze, ibyo nibwira nzabagirira. Iravuga ngo ntabwo muzasigara gutyo gusa, ku buryo umugambi w'Imana washoreye Abisiraheli bava muri Babuloni. Ezira mu gitondo baramubwira ngo fata iby'igiciro bimwe babanyaze, ibyo babanyaze basuhuka, ibyo Hezekiya yatanze, ibyo batwaye, fata iby'agaciro usubiraneyo nabyo, ibikoresho wabona byakuba ku rusengero rw'Imana yawe bigasubirayo bikaba bizima bijyane. Aravuga ngo kandi kuko ufite iby'ubutunzi ujyane n'ingabo. Yabanye natwe imyaka 70. Aravuga ngo sinayasimbuza abagabo bawe, ntabwo nayasimbuza abasirikare bawe. Imana igeze kuri iri sezerano ry'imyaka 70 izaturinda tugeze mu nzira. Imana isuzuma kwizera kwabo, bageze ahava bahasanga abajura. Ezira aravuga ngo nimwirukane inshoreke zisubira iwabo, dusenga Imana nta kizira. Umva amasengesho mazima, dusenge nta kizira. Asenze ntabwo abajura babuza abantu muri iyo nzira, bimura amahema barayikorera bajya gukambika ahandi. Ibyo Imana yibwira, imigambi Imana igufiteho, yimura ababisha bawe bakazinga, irabimura. Muzakurikirana amateka ya hano 12 aha Imasoro. Hano hari urusengero rwa Restoration Church, habaga umupfumu kubivuga si ibanga, yimuwe n'umuhungu wasenze amasengesho y'iminsi 40. Barasengaga kabahagama ku rwego ruteye ubwoba. Umwana w'umuhungu arangije aravuga ngo ntabwo Imana izimuka kubera dayimoni. Umuntu Imana ifiteho imigambi, ikibi kiramuhunga, ntabwo ahunga ikibi. Imana iravuga ngo ibyo nibwira kubagirira. Anicet narwaye kanseri, nagera ahantu abahanuzi bagahanura urupfu, njyewe gupfa ntacyo bimbwiye. Namaze kwizera ubugingo, ndabizi ko Imana yasezeranije ubugingo, kandi simfata ubwo mu isezerano. Ubugingo bwampinduye nkaba umukristo, buzananyicaza mu ijuru. Ibyo birahagije. Bambwira ngo urapfuye, nkavuga nti ntacyo bitwaye, nta kibazo. Bampa transfer yo kujya kwivuza, nakodeshaga inzu y'ibihumbi 20. Kwa muganga bamfagitira $20,000. Umuntu ukodesha inzu y'ibihumbi 20 mu mujyi wa Kigali uzivuza $20,000 uzikuye he mu by'ukuri? Ariko mu migambi y'Imana harimo ubutunzi utagira. Ibyo Imana yibwira kukugirira harimo kugutungisha, harimo kuguhoza amarira, harimo kugukiza indwara. Narabibabwiye, ntabwo Imana ibyo yibwira ari ukutugeza mu ijuru gusa no kuturuhura umutima turi mu isi, nabyo biri mu byo Imana yibwira. Harimo kudukiza imvune z'umuruho, ibyo nabyo biri mu byo Imana yibwira. Ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya! Hari umugabo nasekeje ejo bundi, yari ari kumbwira ngo nisi inzu yawe iri he? Ndamubwira nti hariyo. Harangije arareba arambwira ati nakamanegeka, kandi Imana yakubwiye gutura mu mujyi wa Kigali, ubu nawe ugeye mu bandi. Namwana uribeshye. Ndamubwira nti ubu Imana ntiyakora ikosa ryo kumpa inzu igishushanyo mbonera cyaho nzayubaka kitaratangwa. Hari ibintu Anicet nizera, kandi gutyo niba bari gusenya amanegeka i Kigali, Imana yaravuze ngo uzahatura, ni igisobanuro cy'uko ntazaba mu manegeka. Iby'Imana yibwira biruta uko twebwe dutekereza. Niba Imana ivuze ngo uzajya kuba i Burayi, ibi bintu abantu bakomplayininga bavuga ngo ntiwahashobora, yirabizi ko uzahashobora. Niba utanahashobora izagushoboza. Ibi ngibi Imana yibwira ibintu bikomeye. Njya kwerekana madamu hari ko twari utwana dutoya tw'udupucuri dutoya cyane. Namwe nimurebe ukuntu ngana, ngize imyaka 9 nubatse. None muhite mufata imyaka 9 mubare musubira inyuma. Njya gutanga invitation, ndangije nkora mistake, ndamwanirera ihanganura inshuti yanjye, kandi mfite invitation nkeya, reka wowe ngende ntayiguhaye. Ko madamu niwe wansaguriye invitation, nge natanze invitation 6. Namwe ntimwari muhari ngo nzibazanire. Ntabwo nari imbazi mu by'ukuri, natanze 6. Arangije arandeba arambwata baba
Ese sha ubayeho n'ubukwe butagira ishusho, urugo ruzaba rusa rute? Kubukwe nta shusho, urugo rwo rurasa rute? Umuntu uri kurebera muri circumstance arimo, hari ikindi cyumba bamo cyitwa umugambi w'Imana. Umuntu uri kureba ukurikije niveau d'étude, ukurikije uko umusumba, ukurikije aho avuka, hari urundi ruhande rw'imigambi y'Imana utabona. Mumbabarire nsenge, hari igihe nyafashwa nkarondogora. Umugabo yigeze ansura asanga nicara mu rugo, twicaraga kuri rido apana umukeka. Twimuka nafashe uturido nari naratambitse ndadufata ndusasa muri saro kubera ko hari umusenyi, nicaraho kandi ntabwo ari icyaha. Nuko byagendaga, intebe nari nzi kuzicaraho, nari nzi kwiha ibyiza, nuko nari nabibuze. Nukuri ntabwo ari icyaha. Ariko Imana yari ifite imigambi. Twicaraho kuri rido, umugabo arambwira ngo nje kugusura. Akigera mu muryango arandeba, azunguza umutwe. Madama abibonye ahita yinjira mu cyumba. Umugabo yifata atya arambwira ngo aneze, ngo uri imbwa bingana gutya. Muzi ikintu gitangaje, yantutse gutyo we ari muri piriyave. Nagize umugisha mwoka byaramwe, ngiye ahantu nzitara ku 40,000 mpita ngura udutebe twantangiye ubuzima. Umuntu wari warazikoresheje yari umuhanga, yari yakoresheje intebe zikomeye, bazimpera 40. Mbona umuntu w'inshuti yanjye azintwarira ku buntu. Yewe we, naraye nicaye muri saro. Imana uri igitangaza, uri Imana y'imbaraga. Nuzura umwuka nicaye ku ntebe yanjye yantangiye ubuzima, mbwira Uwiteka nturi Mesiya n'ukuri. Yo, ariko Mana nyagasani we, mbwira Imana nti n'ukuri kose uri igitangaza, uri Imana ikomeye. Yo, uri Imana nziza. Nasengeye amasengesho ku ntebe ya 40 mwoka byaramwe. Muzi ikinezeza Imana ntabwo ari uko iduha bya bidiva binini bingana n'ibiri iwanyu. Ntabwo ari uko inezezwa no kuduha itugeneye. Mu nyumve, inezezwa no kuduha itugeneye tukayitura umutima wo kunyurwa. Ntabwo namenye imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko ankunda ubudasiba. Imana ishimwe. Nzi yuko ambera ubuhungiro, nyiri mwese, ndi impumyi ngewe sinamenya ibyamfasha. Imana ishimwe. Nzi yuko ambera ubuhungiro, nyiri mwese, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Sindeba ko kwebezambaho, bizwi na Yesu wampfiriye. Natinye bizwi na Yesu wampfiriye. Natinye Hallelujah. Variyo migisha nonaha, Imana yakugabiye. Uyibare nusige numwe,
menshi yo gutanga. Ndagira ngo nkubwire ngo iby'Imana igambiriye biraruta ibyo yagukoreye. Uburyo Imana ikurwanirira biraruta uburyo yakurwaniriye cya gihe, kuko Imana ntiracogora, Imana ntirananirwa, Imana ntirasaza. iby'Imana yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Abantu bakugambiriyeho nabi, ariko Imana ntiyagambiriye nabi. Imigambi y'Imana ni myiza kuri twe. Ijwi ry'Umukanguzi.